Yes, nkwaye ikaze rero kuri iyi YouTube channel yacu ikwigisha ibintu byiza kandi by'ingenzi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo wakora watermark kuri video zawe. Abantu benshi ntabwo muzi gukora watermark kuri video zanyu, ariko abantu benshi ntabwo muzi application y'ingenzi ukoresha kandi itagira watermark muri video. Yes, cyangwa se ku mafoto editing amafoto cyangwa se video. Iyi application ngiye kuba nakwereka uyu munsi ntabwo igira watermark, ndetse n'abantu bazikoresha amavideo yabo akaza ariho watermark. Mubwire ko iyi application ngiye kuba nakwereka ntabwo video ikora ziva kuri iyi application zifite watermark, kuko abantu benshi barazikora ariko zigaza gusohoka zifite watermark, kandi iyi application ifite uburyo bw'ubuntu wakoresha bukaba video yawe ikaba yasohoka nta watermark ifite. Yes, nkwaye ikaze rero. Ikintu cya mbere uzakora, uzabanza downloading application bita InShoot. Ndabizi ko abantu benshi murayizi, nta n'umuntu waba utazi application bita InShoot. Numara kuyidownloadinga, icyo uzakora uzaza uyikandeho. Numara kuyikanda, wenda n'urugero ugiye gukora video runaka, uzahita uzakanda hano kuri video. Ubwo ngiye kukwereka no ku mafoto nibwo uzakoresha. Numara gukanda hano kuri new, ubwo ugiye kujya muri video zawe, ugiye gukora video runaka, wenda n'urugero wenda ugiye gukora video wenda runaka, wenda kaduhitemo wenda aka video hano. Nitumara guhitamo aka video, uhita uza hano, ngiye kwereka ya watermark yawe ahantu ibiri, urahita uyibona hasi, ahera hasi. Dore hano hasi urahita usanga aka watermark kanditse ngo InShoot. Dore n'aka watermark abantu benshi ntabwo bazi kugakuramo, ariko uyu munsi ngiye kwereka uburyo bw'ubuntu wakoresha ugaba wakora watermark kuri video zawe. Yes, ikintu cya mbere uzakora rero, uzahita uza kuri aka kantu kanditse InShoot uri kubona hano hasi mu nguni y'iyi video, uhita uza gutya ugakandeho. Numara gukanda gutya bazakwereka ngo free remove, cyangwa se ugakuraho mu buryo bw'ubuntu. Ndetse InShoot Pro ugakora ubanje kwishyura amafaranga, ariko twebwe turaza gukoresha buno buryo bw'ubuntu abantu benshi bakunze kuba batazi, kandi aribwo bw'ingenzi cyane. Kandi ubu buryo bukaba bufasha buri muntu wese kuba yakora video ku buryo umuntu atamenya ngo iyo video wakoze yaba yakorewe hehe, cyangwa se mu buhe buryo. Yes, icyo uzakora uzahita ukande kuri kano kantu kanditse ngo free remove, uhite uza ugakandeho gutya. Numara ugakandaho uzahita ubona kano kantu kirodinga, kano kantu kari mu ibara ry'icyatsi, utegereze. Numara gutegereza, uzategereza mpaka kari aka watermark kavuyeho, ku buryo tuzasanga video yacu yavuye. Yes, urabona ko hano hasi runaka aka watermark nta kagihari. Mwibutse ko iyi application ikoreshwa mu buryo bw'ubuntu, nta network ufite cyangwa se utigeze ufungura network. Yes, abantu benshi bashobora kuba bibaza ngo kuba wakora watermark bisaba kuba ufite megabyte, ariko ntabwo ariko bimeze. Megabyte ntabwo aricyo cy'ingenzi kuri iyi video cyangwa se kuri iyi application. Icyambere ni ukuba uzi kuyikoresha, ugahita ugenda ugakanda kuri kara kantu kanditse ngo free remove, kuraho mu buryo bw'ubuntu, urangiza ugahita ugakandaho. Ntabwo bisaba kuba ufite megabyte cyangwa se network cyangwa se wifi, ibyo ngibyo rwose ntabwo wowe ubigombwa kuba ubifite. Yes, nizere ko niba ufite ikibazo cyo kuba ukora video zikaza ziriho watermark, uyu munsi kirakemutse. Niba iyi video yagushimishije, uze gukanda subscribe kuri YouTube, ndetse ntiwibagirwe like ndetse na comment kuri iyi video, ndetse ugende ureba na video zagiye zitambuka, igihe harimo niyo waba yindi waba ukeneye. Kangushima warebye iyi video, nkomeza kubwira ngo aho uri hose komeza kwagira ibihe byiza. Njye mva kuri mukono nitwa Jules, duhure muri tips zitandukanye zigiye zikurikira. Ndabakunda cyane.